Mwiriwe nshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe cyane. Turabashuje cyane abakunzi b'Umurage Community TV, turabashimiye cyane uburyo mukomeje gukurikirana ibikorwa byacu cyangwa se ibyo tugenda tubagezaho. Mukaba mukomeje gukurikirana inkuru zinyura kuri Umurage Community TV, abakoze subscribe namwe Imana ibahe umugisha, abakomeje gusoma inkuru zacu bakanazisangiza abandi mugatanga na komenti muri nagereranwa, turabashimira. Ni mwebwe mwatumye tuza muri kino kibuga mu rwego rwo kugira ngo natwe dushyire itafari cyangwa se natwe dutange umusanzu wacu cyane mu itangazamakuru. Hanyuma rero icyo twababwira cyo turabakunda cyane. Umurage Community tugenda tubagezaho inkuru zubaka ubwami bw'Imana ndetse na sosiyete. Ahangaha rero mu minsi ishize twagiye tubageza inkuru zitandukanye kuri Bimeze Irene, akaba umujyanama w'abahanzi bakunzwe cyane muri gospel bakorera umurimo w'Imana mu itorero rya RIB. Abo akaba ari Mrs Dorcas ndetse na Vestine, abana bavuka mu majyaruguru aho bita i Musanze. Ahangaha rero bikaba byaragiye bivugwa cyane, bavuzwe cyane mu itangazamakuru. Aha rero murabizi uko byatangiye, sindi bubigarikwe cyane, ariko ubu ikigezweho nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwinjiye mu kibazo cya Vestine na Dorcas, nk'uko nkuru tuyikesha igihe.com ikagaragaza ko iki kibazo nk'uko tubizi cyatumye habaho gushyamirana hagati y'abanyamakuru bazwi cyane banakunzwe aribo Mike Karangwa ndetse na Irene Murindahabi. Ahangaha ku itariki 7 Nyakanga 2021, icyo gihe mu myidagaduro cyangwa se ibinyamakuru byose, amaradiyo ndetse amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika gospel, inkuru yari igezweho cyane ikaba ari inkuru yayitandukana hagati ya Mr Irene Murindahabi ndetse na Vestine na Dorcas. Ikaba byaramaze igihe gitoya cyane. Aba bana akaba ari we ubabereye umujyanama, dore ko basubiranye mu bya muzika cyangwa se manager. Ahangaha nk'uko mubizi nibwo yasohoye itangazo rigaragaza ko imikoranire hagati y'uyu mugabo ndetse n'aba bana yari ihagaze. Ariko ku munsi wakurikiyeho ku itariki 8 Nyakanga 2021 nibwo uyu mugabo yakoze ikiganiro yifashishije umurongo we wa YouTube, akaba ari uw'inzu ye bwite, ikaba ari inzu yifashisha mu gufasha abahanzi bita MII. Yavugaga ko mu gutandukana cyane cyane ahangaha yashaka gutangaza gutandukana n'aba bana, avuga ko hari abantu baba barabyihishe inyuma, aho abantu bashyizwe mu majwi cyane ari umugabo bita Nzizera Aimable ndetse n'uyu munyamakuru cyane ukunzwe cyane Mike Karangwa. Ahangaha akaba yari amaze igihe kinini cyane uyu Karangwa akorana n'uyu mushoramari wavuzwe hejuru. Ahangaha akaba ari umwe mu bantu bazwi cyane mu isi ishize, bavuzwe cyane cyane igikorwa yateguye cyitwa Rwanda Gospel Stars Live. Ahangaha kuva icyo gihe rero uyu munyamakuru bita Karangwa bikaba byaramubabaje cyane, akaba yaratangiye kutarebana neza n'uyu Mr Irene, kugeza igihe yaje kuvuga ko mu gihe yaba atamusabye imbabazi azamushyikiriza RIB cyangwa se azamurega. Icyaje gukurikira rero amakuru agezweho nuko kuri ubu amakuru twaba dufite yizewe ari uko kuri uyu wa 19 Nyakanga 2021 icyo kirego kikaba cyashyikirijwe RIB sitasiyo ya Nyamirambo. Ahangaha rero amakuru dufite ari uko Mr Irene abari bafite ubwoba ko bamufunze, batamufunze ahubwo agiye kujya aburana aturutse hanze cyangwa se azajya yitaba kuri icyo kirego yaba akurikiranweho. Ahangaha rero abantu benshi bakaba bibaza bati ese ibi bintu biragana hehe? Inkuru z'aba bantu zikaba zaravuzwe cyane mu buryo butandukanye, buri muntu wese akaba yarigiye azivuga uko azitekereza, kuko nyuma y'ibi byose muribuka yuko icyakurikiyeho nyuma yuko Irene akoresheje urubuga rwe agaragaza ko yatandukanye n'aba bana, muribuka yuko hari
urwandiko rumurega rwasohotse kandi rugaragaza ko ari mama w'aba bana waba abyihishe inyuma. Hakaba haragiye havugwa byinshi cyane, bamwe bavuga ko yaba itandukana ryabo yaba ari ubwoba ngo yari afite ko yaregwa, ndetse bikaba byaragiye bivugwa yuko aba bana yaba yarabakoreshaga mu nyungu ze. Ariko ikintu cyaje gutangaza abantu nuko nyuma y'ibyo byose icyakurikiyeho mama w'aba bana yaje kugaragara mu kiganiro ari kumwe n'abana ndetse na Mr Irene Murindahabi, aho aba bana bagaragazaga amarangamutima yabo yo kutishimira gutandukana n'uyu mugabo bafata nk'inkingi ya mwamba kugera aho bageze, cyane cyane ko bitangarizaga ko yagiye abafasha mu buryo butandukanye ndetse harimo n'imyigire yabo, ndetse bakagaragaza ko ibyabaye bitagomba kugira ingaruka kuri mama wabo. Bavugaga yuko yagiye atukwa n'abantu batandukanye bagiye bamuhamagara, ndetse n'amakuru natwe dufite, hari abantu twagiye tuganira b'i Musanze bagaragaza ko kuba nyina yaraje gutanga agaherekeza abana be mu kugaragaza ko nta kibazo bafitanye na Mr Irene. Hari abantu bagiye bamuhamagara, bamwe bagenda bamusura bamubwira ko ibyo yakoze atari byo bishobora gutuma bariya bana basubira inyuma. Ibyo si ibyo gusa, kubera ko nyuma y'ibyo nibwo hari ikiganiro nanone cyanyuze kuri YouTube channel cyagaragayemo uriya Karangwa Mike twagiye tuvuga cyane, ndetse n'uriya mugabo Aimable, bagaragaza ko bafata uyu mugabo Irene nk'umuhemu wagiye akoresha itangazamakuru kugira ngo rimuvuge neza, ndetse no kugira ngo ribashe kwirengagiza amakosa yagiye akora muri iki kibazo cya Irene, cyane cyane ko muri iki kibazo cya Dorcas, cyane cyane ko bamushinzaga ko bagiye bagaragara bamugira inama mu rwego rwo gukosora amakosa yagiye akorwa, ariko yarangiza akabitirira amakosa. Ahangaha nk'uyu mugabo Karangwa Mike we yagaragazaga cyangwa se yatangazaga ko we yaba yarinje muri iki kibazo nyuma y'uko amaze kubona y'uko mugenzi we Murindahabi ibibazo bishobora kuzamubana insobe, akaba agaragaza ko yagaragaye mu rwego rwo kugira ngo amugire inama. Uyu Aimable nawe akagaragaza ko nta kindi kintu kibyishe inyuma, cyane cyane ko yagaragazaga ko icyo Murindahabi ashingiraho ari uko aba bana bashobora kuba bari mu bahatanira ririya rushanwa ryavuzwe haruguru, ndetse akagaragaza ko kuba aziranye na nyina w'aba bana yaba ari intandaro. Ariko abantu bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye, ndetse aba bantu bakaba baravuze yuko bishoboka ko uyu mugabo Mr Irene yaba ibi yarabiteguye abigambire mu rwego rwo kugira ngo channel ye bwite imenyekane, ndetse akomeze kurisha hiti bariya bana, cyane cyane ko ibi bintu dusanzwe tubizi muri showbiz bijya bibaho si mu Rwanda gusa ndetse n'ahandi. Hanyuma rero tukaba tukibakurikiranira ikizakurikira, tuzagenda tubagezaho amakuru, cyane cyane mujye musura YouTube channel yacu Umurage Community TV. Ndabakunda cyane, ni Obededom Froduwar. Ciao.